Nimugire amahoro y'Imana. Twongeye kubashimira, twongeye kubasuhuza kuri uyu munsi wa none. Tubashimiye kuba mwongeye kudukurikira kuri YouTube yacu yitwa The Faith and Success. Ukwizera kudufasha kugera ku ntsinzi. Nk'uko bisanzwe rero muri kumwe nanjye AH. Uyu munsi tugiye kubibutsa ku kintu dusa nk'aho abantu twibagiwe. Ikintu cyitwise isaha y'Imana. Isaha y'Imana rero ni ingenzi mu buzima bwacu kandi tugahora tuyizirikana. Ndetse tuzirikane ko isaha y'Imana ari ibanga ryayo. Ni ukuri niko bimeze, isaha y'Imana ni ibanga ryayo. Ndetse n'iyo wafata isaha yawe ukayiregera ugendeye ku rushinge rw'Imana cyangwa ku rushinge rw'isaha y'Imana, n'ubundi byarangira igihe ushaka kurebera ku isaha usanze iy'Imana iri imbere cyangwa se iri inyuma bitari guhana. Ibi tubivugiye iki rero? Mu buzima duhura n'ibibazo byinshi bitugora ndetse bikanaduhangayikisha. Tukibaza aho Imana iri, tukibaza igihe Imana iradusubiriza, tugahangayika. Ndetse tukibwira ngo uyu munota wabona Imana hari ikigiye gukora, tukabona ntigikoze. Mu kanya tukabona siko bigenze kubera ko ariko twabyifuzaga. Ariko nanone iyo utekereje neza uzasanga hari ikindi gihe Imana yakoze ikintu utari ukiteze. Bivuze ngo isaha yayo yari igeze, wowe iyawe yari mbega ikiri inyuma cyangwa se itari kubara neza, reka bari ko tuvuga. Rero isomo ry'uyu munsi dushaka kuvugaho ni uko tudakwiye kwicara ngo dupange gahunda zacu, dufate ibyifuzo byacu, tumve ko Imana irahita ibisubiza mu mwanya nk'uwo twifuza, ndetse tubihuze n'uko Imana ikora. Imana iba ifite imipango yayo kuri twebwe, ndetse n'igihe yagennye ku gihe izakorera ibyo yagennye kudukorera. Bityo rero kwicara tukibaza impamvu itadusubije biba bisa nkaho dufashe Imana tukayihindura umukozi wacu, kuko umukozi wacu niwe tubaza ese kubera icyo utakoze ibi bintu ngo bikore ku gihe, kuki utampaye raporo, kuki utabigenje dutya. Rero Imana ntabwo ari umukozi wacu ngo tuyibasabe raporo, tubibaze impamvu itabikoreye ku gihe, ahubwo Imana niyo itugenera ibyo ishaka ko tugeraho, ndetse nk'umubyeyi wacu. Bityo kandi iraduha ntitugura, nta kiguzi tuba twayihaye ngo tubibaza ngo none ko twaguze iki kintu ukaba utakiduhaye kandi ufite amafaranga yacu. Oya, Imana yo ifite ibyo dukeneye, n'ibyo tuyisabira byumva, ndetse n'igihe izabiduhera kiba gihari. Nawe urabizi ko uhageze umuntu ugusaba ikintu ushobora hita umusubiza ako kanya, ariko ukaba wumva ko uzakimuha ahubwo ku gihe runaka. Nuko rero n'Imana bikwiye kugenda, ntidukwiye kwiganyira ngo cyangwa ngo twijujute turakarira Imana, kuko binadutuma ducumura. Rimwe na rimwe bigatuma tudashobora no kwihangana, ahubwo tukijyana mu bindi bintu bidakwiriye, usanga bigira ingaruka ku buzima bwacu. Icyo ukwiye gukora rero ni ukwizera ko icyo wasabye Imana uzakibona, ukicara ugatuza, ubundi ugategereza igihe Imana izagusubiriza icyo gisubizo cyayo. Nta mpamvu yo kuvuga ngo ahari n'ejo cyangwa n'ejo bundi. Ikindi kandi iyo utabonye icyo wasabye Imana, ugomba kuzirikana ibintu bibiri. Ugomba kuzirikana ko hari impamvu Imana itaguhaye icyo kintu wayisabaga. Gishobora kuba ari yenda ari ikintu cyari kigoye ubuzima, uvuga uti Mana untabare, kuba itagutabaye rero ni uko hari impamvu yabikoze. Rero iyo utabonye ibyo wasabye Imana cyane hari mu kaga, biba bivuze ko ari isomo ukwiye kwiga mu buzima. Icya mbere ni ukumenya uko witwara igihe ikibazo nk'icyo ngicyo cyaje. Icya kabiri ni ukuzirikana ko ejo hazaba ari heza, ntiwihebe. Ikosa dukora rya mbere mu buzima ni ukwiheba, tukabona ko ibyo twari twasabye Imana itabiduhaye, bityo tugashaka gufata imyanzuro idakwiye ndetse ituma ubuzima bwacu bugera mu kaga. Ariko iyo wicaye ugatuza, kuba Imana itabiguhaye ishobora kuba hari ikikurinze uzabona ejo, uzasobanukirwa ejo, ndetse ishobora no kubishaka ko wiga uburyo ugomba kwitwara igihe ikibazo nk'icyo ngicyo cyaje. Nuko rero uyu munsi nasoza nkwifuriza kwizera Imana, ndetse ukazirikana ko ibyo izigufitiyeho umugambi, ibyo iteganya kugukorera izabikora ku gihe cyayo, atari ukwitose cyangwa se wowe ugennye ngo nibikora iki gihe. Ukazirikana ko isaha y'Imana itandukanye n'iyacu, ndetse nuko tubyumva. Icyo dukora ari ukwihangana, tugatuza, tugategereza isaha yayo igasohora mu mahoro, natwe dukomeye ku mutima.
niba utarakanda subscribe rero twagusaba gukanda ahabugenewe ndetse ugasangiza inshuti cyangwa se ukatwandikira mu mwanya w'ibitekerezo ukatwungura igitekerezo ndetse ukanatubwira wowe uko ubyumva ku bijyanye n'isaha y'Imana ndetse n'izindi ngingo zitandukanye tuba twavuzeho.